Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukurikiye GGTV kuri mikoro ni Gacha Only hamwe na GG turari cyane kabisa ino n'uburyohe man ikaze kabisa mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Nashameze fresh Shadow mu kanya amaze iminsi arimo agira reba uko bimezera ariko ndizera ko Shadow yarimo abasusuruza. Muri minsi rwarare kugenda bahereza icyitwa ikiganiro cyakiri cyanyacyo ariko gira igihe ntabwo gifashe amagiri kandi cyane zakabaza wirwumwamwa zakabadore gaca ibintu wihaye nawe ubwiye ati mu mujyi ntabwo ibintu byo kwigira umuntu iyo ugeze mu mujyi wirinda kugenda ibintu byose harimo mu mujyi urabizi uriya mujanjiri ngo ni Shadow ibintu arabimenya arikata akanywa amakawa ibintu akarya akazana ibintu ari kurya afata utuntu ari kunywa gaca ukamwigana reka ni bw'umuntu bakiva mu cyara ni akazi kawe sibyo bayikora ibintu ntabwo byumvise. Yes ngira ngo ari Olivier turaza no kumugarukaho by'umwihariko wese mu mujyi wamunaniye agiye gusubira mu cyaro aho Majid Buraka yarebye avuga ngo gusubira mu cyaro ni no ubwo batigo mu mujyi ni no agaciye kumanuka umve n'ikintu ngo cyamuhugijwe umujyi ngo niho uwa mwana akunda vuga ngakoranyemo akantu k'ubupusi isuzu muri so kugiye mu cyaro agiye gutoragura mu giti cy'avoka kuko mara uko yavuga uko niko icyaro kivamo ntabwo kikuvamo ibyo ariko nibyo mani n'uruca abantu ibyo byo nibyo rwose yes ngira ngo ahari turaza kuvuga kuri buri kantu na buri nguni noneho Kasuku Jessica izobipampa mwana w'indana w'igikonzo mwami w'abagore mwarabuze kuri polisi y'igihugu akajya muri Mongolia akava akajya muri Amerika amafoto yose yashyize kuri saba nacano yiwe kudisi isimbi barekuje imiriro turaza kugejamo indani iyindi nkuru nabonye iri kugenda iturengera cyane ku mihanda ku kipe ya Rayon Sports babuzana bagerekaho icyaha cyo kuba yaratsinzwe none by'abafana barendi kubakunda bararira babuze n'uwo baririra uwa peri we yarirana namba na peri buriya byo biramenyerewe bariyakira ako nkariyo yuzuye bakubiswe bagenda bagafata nka Tade cyangwa se bamubura icyaha bagacinya bitewe n'uyoboye icyo gihe bakamutwika bakamubagabaga ariko agahinda ni kose utubuze insinzwe turayishyira kuri iyi basese wacuruza uriyo bayitanga ubwira bananiye turaza kugera tubyinjiramo indani kuko hari n'amakuru yandi yawagwane amakuru y'iki byose nyine amakuru yo ni menshi cyane turaza kugaruka ku bintu bigiye bikomeye cyane Kenisi umuririmbyi nimero ya mbere mu Rwanda bagize niwe nimero Kenisi wakwibwira ati ninjye njyenyine muri iki gihugu cy'u Rwanda iki wazanye ibintu bya showbiz ariko bakwepye inzoka agiye mu gitaramo cy'aracunga nyine turaza kugera twinjiye muri aya makuru y'indani tubabwira yuko cyitwa Premier League kuri cyagiye kigenda muri weekend kuvugishwa niba muri ye akose gacha tuvugisha tutabeshye enda tujye ntitugacina tubaze turaganira ariko dumba n'abari abana barapfike warosikana niba nabahereme dumba yabahaye akabene wabo bose dumba we uriye warakubwiye uzumva indirimbo ni pressure arababwira rero nyine ikibazo nyamukuru nyacyo bari kugenda bapfa nuko banga ko nawe ajya kubicira ibyaha bari gukora muri hisi ibintu byane bimeze neza kumera neza dumba ko muzi dumba yimanukiraga muri wagwani za zindi za Shadow yakitemera ibiti none aje mu matiko amatiko yenda yasanzwemo ariko gake twandi tworoheje agasuku wita no kuganira yaganirizaga abantu bya wagwani bya Shadow niba mwigana abahereza
uyu nguyu yaravuze Eh, ngo bamwita ikimayi Kimahe mu Karumuna cyane Mugesera hariya hafi pari aravuze ngo suriza Gigi ngo ndamukumbuye cyane none se ngo i Kigali mbere yengaga nahingutse abatsema ariko ngo Nyiramajyambere yaritaye icyuzi se byibuze barabikemuye se byibuze si bari kubikiramo amafilime yose mu Rwanda zabaye umusore yarapfuye kiriya cyuzi koko buriya nyine ijambo yavuze ko ari icyuzi ariko umuntu wese ahari erega bari babaye buriya niwe waturitse bari bababaye dufite abayobozi barimo bamwe na bamwe barimo bitwara nabi kandi si byiza kuko bivuye muri kujya turagenga ngo abari batsindiye akazi k'ikizamini dusuhuza abayobozi barya amafaranga y'abaturage harimo bamwe muri bo bagakubise njye mfite ubwino none kugira ngo ni ukuvuga ngo njye mfite ubwino ibaze ko ngo ni nk'agastori ariko ku bwino buriya umuntu avuga ikintu kuko gihari ntabwo ibintu bipfa kuvugwa gutyo ni ukuvuga ngo abavandimwe baritiranyije bajya gusakaza ngo ni abatipe bo muri karitsiye runaka gusa icyo mvuga cyo ni mu burasirazuba sijya ndipfana tuzahasura ayo mafuti yanyu sijya ndipfana nanjye mfite ubwino muri burengerazuba n'amajyaruguru abavandimwe bari abatipe batatu akazi nako ndakavuga ntabwo ndenda muri pfana byari ugukora ku murenge kandi ako kazi bari bagatsindije akazi bagatsindira mw'iki gihe bakemerewe banabwiye ko kuwa mbere bazaza kuko urumva bari babigiyemo muri weekend yose babwira ko kuwa mbere ni ukuza gukora akazi amapfurapu batangiye kunywa ikinywage bari kunywa bavuga ati kabisa amasezerano yacu ubu arasohoye none abana b'abahungu urumva baratandukanye ariko wumvishe bivuga wagira ngo baravukana oya baratandukanye ariko nibo bari bakabonye ndi kubakeka reka dukomeze noneho wumva ikibazo dufite mu buyobozi baba barifashe ubwo ngubwo kuwa mbere bari bujye mu kazi noneho ku cyumweru bakimara kubaha amakuru mu gitondo mu masaha yine hari abakobwa rwose beza biterekaga ahantu bafite amajwi kabisa abaramagaye ati abahizi babaye abasangire zo kugira izo ruvuga ubindi ndugumu mfatafata kuko umujinya mfite nshobora no kubituritsa ati se ni ku murenge twabonye imyanya nk'ingahe turi abakobwa batatu kandi ibyo bisabwa byose turabifite ati urabifite ati se mwaba muri hafi ngo muturi turi cyane nubwo twitwanaje sibyo ko twabuze ahantu uri ati nimumanuke gutya gake muzamuke muhite mwigoronzora ahantu mubona idarapo aho ngaho ubwo batipe ntibabonye akazi n'abantu majoro ko bavuga ko mbere ari akazi ntabwo ibyo baragiye akantu karakubise sinzi uko bwakubitwa rero ngo abana akantu karakubise ngo karajya karakubise ngo kontara bahita basinyiza ba bandi umuvandimwe hari abatipe baba bari gukora bafasha bano nyine bayoboza ukuntu nabo bafite akazi kenshi abatipe niba babita baki n'iki baba bari mu mirenge bita abacashuro kugira ngo oya kugira ngo n'undi muntu wese ukora ako kazi k'ubucashuro adahemberwa yiyumvemo nyine ni n'abacashuro koko mani abatipe nta nubwo babamagaye icyo gihe bababwiye ati noneho byanze ni mubi kwame tuzareba ikindi gihe kwa mbere abatipe bari umungana n'imitwe
ba bandi baba bagiye gukora ikizamini abandi ati se mushaka iki ababibi bari nabo babaki mushaka twabanyagakikazi kujya ati ni mwihangane se akazi bagatanze wumva ibintu inzika zivira n'ibiki ngo uwo muvandimwe w'umuyobozi ntazi ngo ku mugoroba w'umunsi wa kabiri wakurikiyeho ngo umutwe basi barawumennye ahari ubwo kuvuga ngo barawumennye ubwo yasize iki none se kandi gasoje burago tutagiye makuru yacu ya oya turi mu dusiteri ntabwo tukora update gake erega tujye tubanza tunababwira ibintu by'itangazamakuru inshuti zanjye rwose message turi kuzibona utu tuganiro ndabizi muradukunda tugomba kubanza tukabinjiza muri muri nese umushado ntago aba yabasajije koko mwajye mweka tukabona noneho umujenso umwe yaragati mpari iki dusanga kirakomeye ngo ariko we kero hinga nyuma ko yarafitemo icyitwa dire arangije ngo ibyo bintu by'amadiru cyari icy'ubwarimu ugeze ndagimbo mbwira iyo ntara yonyine aho ni muri Kayonza ahandi mu tundi turere ni inyangamugayo noneho gato yoshyira Kayonza aya n'ibyo agiye kwakurikira by'amadiru mu mirenge n'uturere noneho mwe amukira wowe witwa arifite muri diro nk'uburi iri haruguru musanga hariya wabo nk'umuntu bagiye gufunga agezeyo abavuga ati injira akinjira kandi bavuga ko umuntu wabakiraga ari n'umudamu ajya gusinya kota rukigiye gukota areba asanga urutonde rw'abemerewe akazi amazina arahari urutonde noneho rwemere kujya ku kizamini cyari gikomeye abatipe batashye barakaye amadiro yo mu buyobozi ngenda yarambikwe tubishime se tubinenge ariko babishaka nimba ugiye mu kazi karakubiswe ngereka mbabwiza ukuri ngiye kubwayika nivugeho kwanza simvuga ahantu ngo bavuga ku roje ukuntu waje simvuga ahantu njye ubwanjye nari karaza njye ubwanjye nari karaza njya gusaba serivisi ku gitangazamakuru sibyo nari mfite akagoma kanjye narekuye bijwigira nta kibazo ku cyiciro cyawe yari irenze n'amafaranga yanjye nari nahingiye ariko yarajwigiraga buretse ku cyiciro cyanjye n'igihe cyanjye muri icyo gihe imana ijya gusa ahantu serivisi ku gitangazamakuru n'abayobozi banjye ngo nyine ngo ikibazo cyawe ko turaje tugikurikirane ati wowe buraho utaje mani naraharaye nta n'ikintu cyaciyemo none ikigutera ubwoba mani bareke tukitagira amakuru aho noneho ibaze bashiki bacu bibaho wa mushiki wacu baririye muri gare ariko uriya we yarizize dushimira dusuhuza abaporodi barakubwira ati rero no baribazana mbikubiki dushimira abaporodiyuza gasa twitangira ikiganiro mwana arakareka boro tutaratangira bana izi kujya kugitangazamakuru yajye yibaruwa barayisikanira bayitaye muri kubere nimba ari uku biboro bimera nanjye zajya mbabaga nta kinya niba ushaka kuzamuka ugomba kuza tukabyinga byaba na ngombwa akagira ukuntu yishyura minervari nk'abandi bose ese ntabwo twanyishyura azakurikirana amakuru yakigije munsi yaraye mu kiraro avuye gukora igitaramo hehe muri
ahandi bagendera Riderman asiba umutegeko byabayeho wapima rya performinga kubara bapukaminga bakiri kwishakisha nyine birangira bose yakenyereyeho taha n'ibirenge hano kazero none muteka njyewe ubundi nsanzwe nzi ko hariya hantu umuntu uri nta kibazo aba akwiye kugira kubera iki batabategeye agataro agataro kubera hasa ya bintu n'iby'umugani bira bintu cyo kora bararokana burasazwa bakajya ruguru se barokana ase gaca wemera ibintu by'amarozi vuga mugare barakomereze baraza mu cyumba ahantu nanyuze ndimo ndaza usanga umugore yambaye ipantaro n'umugore yambaye indi bamfunze ingumi umwe arohereza ingumi undi akohereza umugeri uyu mugore umeze nka jipi ngo umugore ngo yagiye ngo umugabo ngo yari yasize amafaranga yo kugura ibishyimbo ntabwo amaze kuyasiga ngo byari 5,500 muri 200 ayasize umugore ni wa muntu wikundira akantu ko kujya kubaho gake ukubwita yawe yakunaniye ugisomaho gake gake umugore principe arayubahiriza noneho ngo akaka karaza avuga ati noneho abagore abizi bazi ibintu by'imibare avuga ati njyewe niyo narya we nakwinyweraho agasururu bakita agasururu niko bakita bakita agasururu kugira wumve ko ari utuntu tworoheje nta bintu byatanga suza uyu nguyu yaravuze ngo bamwita uwanywera ngo ari Australia dusubiza muri Australia basubiza dusubiza abantu bose bakunda akantu k'agacupa bita mu ngori bateye pisi munareba nimero iri aho ngaho musunike n'utudorari katwikomereza noneho iyo tagiye nta kibazo turimo turayicunga amakuru n'ubundi ntabwo ari menshi cyane tubite reka tubabwire aka kantu noneho umugore ati wajya kunywa agashera kumbona n'ubundi ibishyimbo ntaza kubikora noneho ngajya ababyeyi bo mu byaro binywera mu tubari ugura igishuba kimwe bakakugurira noneho ngagenda ngagura aka 200 yapfuye yasinze bayanze reke aguze akadesa ngo sinzi ukuntu ngo ibigabo byaje ngo baraho baragura none ikibazo cy'abagore ngo yagiye yafite yose ngagura akadesa kuko byaye 5,500 by'inote n'ibiceri 100 aguze akadesa abandi baza baragwa ati tukanywa bariyinywera biziwe nawe arongera aragura gutyo baraguraho ararayo arara mu kabari mu gitondo ubwo abaraje abagabo b'imfura cyo ko yaraje umugabo ntiyagira n'urushyi ajya araretseho bariryamira aratuza ntacyo yamukoze yaje ari ku manywa yaje mu gitondo arahirwa umugabo ashaka uko ariko abigenza abana bararya n'ibindi umugoroba uraza ntiyamukuraho umwana w'abandi nta kintu yigeze amukoraho burakeye ntabwo ari indaramabuno uretse burakeye ntibukeye mu gitondo ubwo nta nzoga ntaki madamu amafaranga y'ibishyimbo ati amafaranga y'amezi yamushyiriyemo igipfunsi umugore asohoka agahanga akageza yikoza mu baturanyi abahubujeho ipantaro ku rugo atitaye kuri nyirayo atinye nayimbwa umugore arikora baraje umugabo ati ntabwo umugore yankubita aripfa umugore yamushyizemo umugihe intambara itangira twavuyeyo bose navuye ari uko bose babatwaye kuri polisi tayari izi ntambara mu ngo ubona ziterwa n'iki gace icyambere tuvugisha icyambere ese koko kuba mu rugo munywa mwese bisobanuye kurwana ubundi bajya bavuga ko nta besazi bibiri bibana kimwe kigomba kujya munsi y'ikindi none se ko gushaka iki gihe si purisi igihe cyose inzara zizashije mu rugo murarwana
muterekana mutana sheri shushu haninka hebu katwikomereze twitangire ikiganiro. Osmarito mumuzi cyane kuri TikTok, wa muvandimwe ugenda ubaza ngo rwose akaguhagarika akakoza utuntu wajya gusubiza ngo ni umujura, ngo subwe ngo umujura, ngira ngo hari mumaze kumumenyera cyane. Ejo bundi yari yihambuye ku modoka y'igikoko avuga ati nyihaye sheri wanjye. Byanyabyo rwose yararwiyambudese, yarayiyambura. Ntafite gace ubukene dufite, dore nawe twageze hano i Kigali batangiye kundwarana. Urimo urinywesha amakawa, nta kawa uzi kuva twava. Gaca rero mbabwira abantu mudukurikira kuri Jiji TV, Gaca amaze kunanira dukora ikiganiro arimo aririmba TV. Muraho umusaza ni akazi kawe. Ibitwa n'urwawe ngakunda ibisharira, ajya bakoresha udukawa tuzima nyine turiya tumeze tumwe usigaye uri kunywa ukaza nyibarisha. Twatangiye kuvuza ijambo rimwe kuri Osmarite ndetse n'abantu ndetse n'abantu bose bafite abasheri babo bakunda. Ese guha sheri wawe impano y'imodoka ni ikibazo? Ndashaka kugira ngo umubaze Gaca, ufite umukunzi wawe ukunda kuko byanyabyo, ndi kuvuga umufite ukunda byanyabyo, umuha impano y'icyo ufite. Baza ngo ese ubaye ufite imodoka wayimuha? Oya, Osmarito yatweretse ko hari ikintu cyinshi dufite kwiga. Ako njye mbona none se Gaca kankubaze, ni iki kintu utaha umugore wawe duheraho? Oya, urajya usubiza ntacyo kirahari. Ukunda byanyabyo nicyo utanga. Aha tugeza umukunzi wawe mukundana byanyabyo, wamwima impano iyo ariyo yose kuki ufite? Nazi mwimba keretse imwe namuha niyo amazi. Ewe Gaca nta kintu kibereyemo ku bantu mu amazi baza avamo umuntu. Gaca ariko jya uko mbyumva Osmarito ni umuntu w'umugabo, ni umugabo utabaho nimba yiyambura imodoka akayihashira. Ako se kiriya kinyomoro, kino kinyomoro yamuhaye imodoka umukobwa mukuru asanzwe amukunda. Nanjye uriya mwana nta kintu yankenesha. Ikibazo Gaca, si wowe twari kumwe i Nyarugenge umuntu agacaho kabwateka ubwiza ukuri uyu muntu yankenesha? Ndamenya n'abafana banjye. Abafana b'umukunzi. Ibaze man, arakara ubuze kubona byari ikintu nishimiye, sibyo? Ariko man, buriya tuye tanga impano y'amazi. Uske amazi avuga umuntu. Ni cyane. Cyakoze ni nayo kabisa. None se muri kugenda muyatanga imodoka ni Ferrari yakozwe n'umuzungu. Amazi wakoze nanjye n'umukobwa pesha nanjye yanyenesha. None se man, hari indi nkuru nabonye iri kugereza itrendinga cyane witwa Dumpa ari kugenda azana beef ikomeye cyane hano muri Dumpa yarekereye none yagufatiye ubita element agufatira Roscan arabwa ati mwabituko Roscan avuga mu ntara y'Iburasirazuba. Dumpa noneho yasaza umuntu warakaje Dumpa, umuntu wakoze ku mantuza y'intuza ingwe akurahiye none bya byisho byuzi arayaturumbura kamera igaturagurika nk'injugu. Avuga ati ngewe
njye nariya magambo sinaya oya ubundi hari amagambo n'inyandagazi ariko icyo wagenda umenya cyo uko Turbo we ari kugenda agaragaza yuko bagomba gukorera amafaranga muri showbiz. Bino ni ibintu bo bapanga kugira ngo baze bacuruze episode za Gasuku. mbese hakazamo na biriya bitutsi bingana kuri Chita ubundi biriya mu kinyarwanda bya kera bigaga mangara nguhangane pastor akagutuka kuri bamenye ubwenge hari hano ko byarenze beef. oya nyine ikintu kiba cyabaye tumba ko mbona amaso ya Turbo hariya usanga igikundiro cyabo cy'abantu babakunda ari cyinshi. Manu ndakubona iminota yacu rero yagiye pe yagiye. Mbo reka tuvuge kuri buri kantu na buri nguni. Isimbi ndake nibyo racyandibeye Isimbi TV ku bantu mutayizi ni ya wa muvandimwe uherutse mu Burusiya. Wagiye mutagereza wavuye uturumuse mu gihe kavuri akajya mu Burusiya. Sabe muribuka inkuru ye ava mu gihuru yiruka muri rwa ruzu rudasakaye mu macupa. Uzi ingano yaraturutse bamukubitiye intosho mu gihuru ahantu yagiye kubundabunda. Usuza abagabo so kudakunda no gusa nugusaka mbana cyagase n'ibindi nkabyo gusa ugasambana. Biriya bintu rero sabe ko bantu mutamwuzi iyo nkuru ndimva muyizi barabizi ahubwo twaranayiboma. Noneho inkuru yaturutse mu itangazamakuru izivuga ko bubaje baturitse umuntu bafunze wagize gute basambije umwana w'imyaka 17. Noneho ikintu bakoze bose bafata uribuka buri kantu bamufunga bamuziza abana b'abakobwa ngo yakingira ese buriya koko byarabaye cyangwa n'undi bari byarabaye byaba ari sekirire basaze ko bari bakuze bati byamuye no kaza yanabye bishiye gutya kaza akikutira ahubwo bagashaka kumusereza. Noneho maribuka uzi ko bari bamufasha yambaye ikabutura ukubita amapingu n'amapapa ndetse n'agapiruku. Noneho basabe barayifata bayica umutwe n'igihimba basigaza amapingu na ya maguru yabika mwana w'ibyumba mu misozi noneho ibyo ntibigenze gutyo baba barasoheti umwana w'umukobwa w'imyaka 10 ku ngufu bwa kabiri Kasuku abamanukiyemo rero ababaga akubagira abantu bita bana nubwo abyita ibyana byiriza ngo biravugwa ngo ibyana ngo bikazana ngo uyu muziki urimo umwe bihora byirizariza buri nuko ngo Kasuku Jeskizo mipangu na buri kantu rurageretse na buri nguni nimba batigiye gutangira ahubwo yashyushye amafaranga bagiye kuhakorera bayifatisha amaboko abiri kuko man bino bintu by'amatiku yo mu Rwanda birangira umwe muri bo wafunzwe. Ariko naye ndi kubona hari umusitari nanone ugiye gufa kuko nyine aha hantu hazamo kitwa kwa Gaca kankubwire njye mbivuga mbere muri no minsi hari umusitari ugiye gufa ntabwo niyo yarutorotse akamuseka ugiye gufunga agahita afatwa wa wundi iki n'iki akatamusagamo itabi none ariko nyine tuba abantu bakunze kwibaza ngo SBS Rwanda koko Minisitiri yasigiye kugaruka igiye kuza ariko icyo bagera ubwo cyo abanyarwanda Miss Africa iri hafi muri iyi minsi Miss Africa iri kuvugisha abantu benshi ariko muri iyi minsi reka tubage iyi nkuru Olivier Kagame yagiye kugura voka agezeyo biramucanga wamenyereye voka ya 200 ugiye kuzira muri Kigali uriya mujeni nawe rero afite tutavugisha voka yakuvana mu mujyi cyangwa harimo ibindi bitero indaya za makeya barazo mu cyaro nejeje amafaranga 1500 mu cyaro indaya cy'atanu ubwo cyetse uvuze indayi cyaro ni 500 nituruha karembure nituruha rero zira hariya za Nyacyonga yiberaga kugira ngo byari birenze ntabwo ari indaya
turi gukora amakosa stop gukora amakosa gaca sinzongere kumva iryo jambo ukuri kw'Imana nsabye imbabazi indangamirwa zose indangamirwa zitwa indangamirwa za Nyacyonga uburyozi umuco ugiye gucika murawusigasira mukawuzanamo ibidafite 12 wajya muvuga ibwazazuze ibindi zikagenda oya nose ibaza umuvandimwe aravuga nuko ngo we ngo yikojeje mu gasoko noneho ari ukuntu indahiri cyaro n'ikibi kazi naho kuri mu cyaro ubona ibintu by'ibivoka binini ukavuga uti kiriya uzi ko cya kinini kiba kigura 100 no yikoza ahantu mu gasoko abona baratanditse ibivoka ati noneho umuvandimwe ari kuvuga ati shamani tureka ncari ngo urevoka avuga ati noneho hariya hareke ndakwereka ahantu turi bugure ati nta ati ndakwereka ahantu turi bugure ntiyamubwiye ngo hama cyangwa nyine nka gutyo ko yabagabiye ati oya buretse ndaje gatoya mbanze cano gato mu gasoko umuvandimwe abageze mu gasoko bari kujyayo bose abageze mu gasoko agezeyo uzi ko baba bazipanze mu tubase izindi nyine ziba zitondetse bitewe n'amafaranga ufite kandi uha voka imwe ni amafaranga 500 makeya kandi ngo ni kakandi umuvandimwe ngo ageze yabajije ngo kuri izi voka ni gute ngo waya ngo kuko zazipanze mu tubase nyine urumva baba bapanze bagiye oya nta kujonjora ati voka ni gute arambwira ati izi voka ni gute ati ntabwo tutanga imwe turaziranguza tuzitanga zose uko ziri hano noneho yumva ko kubera ko voka ari 100 arazigura nk'igihumbi cyangwa 500 bakajya kurya ivumbi rigatuma ati nta kibazo atakabase nangahe ati n'ibihumbi 9 umuhungu yafite inote ya 2 mu mufuka Olivier Kagame umuhungu yatitimye nyine mani aho gati tukuze kubura n'abantu ni 9 kandi noneho bari abagore b'Kigali izwo ejo babakubwira ngo yambwa ati uzi ukuntu yambwiye ni nayo vuye numva ndi gufiringa nature hari ukuntu abana yabivugisha ngo yabivuze yamufashe n'akaboko ngo umwana afiringa nature kuvuga n'ibihumbi 9 ati none ikibazo niyo namuze ati ntabwo ubwo ndumva zeza yavuze ati nefite nka 2 ntabwo mwamubonye kubera ko arimo arafiringa ari kumva amafaranga adashobora kuyajyana rwose yahageze eshatu ati muzime uduhuryo uri 3 inote ya 2 navuga ati umviriza Kigali papa none se yambwiye ngo yikase mu ivene muri za ndangamirwa kabari imwe ukuntu noneho yikase munsi yo kwa Gavi ni munsi yo kwa Gavi noneho arayije ati man bruski bani turaseze n'indi y'itanu ati byo ni uruca abantu noneho we yababwiye ngo mureka tuhave twegere Kabuga ahandi munsi y'isoko urabona hari akabuga hari ku isoko make ya muri haya muri wunama hano bahita mu biziriko runama bose barahazi haya gucyari akabari muri kakabe kafite ikimuso urusengero munsi yo kwa padiri ibyo birumvikana aho harumvikana hafi y'imibyare iyo wikatiye yo kucyukura ujya ubona ndahejaho indangamigaca wabo bariya abantu reka gukomeretsa abakobwa abana beza hari igihe baba n'indaya bataha iwabo indangami zitaha n'iwabo noneho nageze iyo mbwati rero noneho we yajyaye n'akakirwa ko kwigana perezida indangamiro kugira ngo umwana wa perezida nyine ubyumva iramubwira ati rero kuko nakomeye ni 100 ariko na 3
Olivier ibihumbi ijana se ibihumbi narayobwiye ati nta musitari ujya umuhungu wanjye ntukabaga inturu nta musitari ujya upfa kujya kwishora mu byabo gakumbuye abakobwa b'umunara ngo makeya uyu Olivier Kagame akora ku Isumo TV ni Isa Uma ebyiri o akanya TV kuri TikTok ndetse bajyeho banamuforo uyu mujeni Nyacyonga niba ari abantu mumenyera nabi Nyacyonga nta kintu kibereye Nyacyonga ko bahoze ari abasi hasi twaciye gatsibo k'imitoma amagare ho yanyuze nabo bakabonye ibintu nabo bayibonye bakerewe yarabonye ariko rero aya muvandimwe ikintu namubwira cyo Imana nashika amakore ibyo byo mu bucabana nashika amakore kora imizigo ewana ibintu byose beruzungu ariko ibintu bijyanye n'iki byo ko Shado nawe arazinduka mana uyu ko yaravuze abana tugere basi nota bitaro cyangwa 10 Shado duhaye ibiri aya niba duhaye ibiri turabizi uyu nguyu aravuze ngo ari ku nkompo ubu tubwirire ngo abayobozi bagabanye guhereza ababyeyi b'abakobwa babyarira mu ngo asigura gufasha ibere ngo nifashe ibere ngo ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'amafaranga ngo buri gutuma abana babyarira mu ngo ari benshi kubera gufasha dukomurutse dukome n'ingasi umwana arabyara bakamuhera ese bajya bamureka umuntu wabyaba yaruhutse urumva ko bari kuvuga yuko ngo bari batetesha cyane nicyo kintu nshaka kumva rero reka abana bibyarire kuko bakoresheje wa mugani uvuga ko mwororoke none se nimba ubuyobozi buhari butabagira inama yo kuboneza nimba batabagira inama yo kuboneza nimba nta bajyanama b'ubuzima bafite ngo bagire inama muragira ngo mbese niyinjiriza reka gusohora ntizinjira ngo ireke gusohora none se ubwo murabaziza nimba mutabagiriye inama nimba ababyeyi babo batabicaje nimba ubuyobozi buhari butabashishikarije ibijyanye no kugira gute nimba nakuhamuga ase rero hari ikintu bari muri kuregagiye kari agasangirife ko nayanzoka bajya bavuga umwarimu yaramwigishije kwiga kubise ngo kagere undi wo kuri cya gitangazamakuru ntabwo ushyira mu ngo mwarimu ngo inzoka kandi uriya we ni imbwa ni ukuvuga ngo igihari ni kimwe icyo navuga kuri ibyo yenda ubuyobozi bubegeye bareba ikibazo gihari kuko ngewe sinumva no kubyara ikibazo kibirimo keretse ikibazo nimba kiri kuba bari kubafasha mbese babireke uruhande rwanjye ngiye kuba bakabigabanyije bagomba ababyeyi vuba umubyeyi wabyaye afite umugabo akaba ariwe bahemba erega n'abandi ni ababyeyi mbese iyo wabyaye buriya wabyaye uba wakuze niyo yaba afite 17 akagira ibya byago nyine bimwe tuzi bijya bibaho ku bana sibyo ni ibyago kuko abagabo barabafatira ntabwo umwana ungana kuri yakabyara nimba yarega pasu n'ibiri ndazi umubyeyi warize kuri migurira none se si ukubafatirana aho ubundi umugurira uri se iki se wowe wabyemera ni icyo kibazo nyine niho kiri ni ukuvuga ngo ikibazo kigaruka kuri wa wundi mubyara kigaruka kuri wa wundi mubyara ariko na wa wundi wakoze ayo mafuti nawe aho ajya se ntituhazi imyaka 14 munsi yaho bakatirwa burundu 15 kuzamuka kuri 17 ni 25 ni ubucabana 18 kuzamuka wemera kugakubita wese ahita imyaka ntawe mbishishikarije ariko dore impamvu iki wese ahita imyaka ye dore impamvu iki gihe abantu bari kwinubira ibyo bintu wivuga ngo ni ukubahemba n'ibindi ikibazo abana bari kuza bakaba benshi noneho bigakurura bwa burara
ingegera kubura akazi igihe cyose uri akazi gahari urubyiruko uzabisanga uzangirika. shado Shado ariko Shado ko yaguhaye ibintu agiye gukoraho uyu mujeni noneho yambwiye ngo ibintu byo gukurakuza ngo ndetse ngo rero bisanzwe bifite ibintu byo kwera umuntu kandi nyine ngo tuba muco kwera umuntu wita ku muntu ufite umudamu Shado Babarira umusesenguzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda muri showbiz yavuze ikintu bita abapapa ageze avuga ati hari abapapa bajagaraye. Umupapa witwa Ndimbati na Junior ibindi rero Jiji bareka dusubire iyo nkuru irambuye kucyo mu kiganiro gitaha. Yes Shado ngira mugiye gusigara nasigara bitaho gaca muri iki kiganiro kandi cyo kwerera umuntu kugira ngo iyo ukoze umugore wawe cyangwa umugabo wawe yapfuye ngo nyine kushaka kava yabikomera Shado nawe gaca ugiye kujya heza wowe ugiye kuzamuka aho bita Gatsibo k'Imitoma agiye gusura y'abantu baho umanutse mu Mutara nkumbuye abantu baho nkumbuye kumburwa abiri isingishana ana ngiye Remera gake kidogo mujyanama w'ubuzima afite za pridansi gusa Jiji bye naniteganyiriye wabita umujyanama w'ubuzima